Red Blue JD. Red Blue JD. Ibyishimo byo gutsinda igitego mu mukino wari wo wose biba bikomeye kubihisha, ariko iyo bibaye mu gikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru ubanza bihinduka gahebuzo. Benshi bafata uwo mwanya w'ibyishimo nk'uburyo bwiza bwo kugaragaza ibibari ku mutima bakoresheje ibimenyetso bitandukanye. Abakinnyi benshi bamenyerewe ku buryo bwabo bwihariye bwo kwishimira ibitego byabo, ariko abandi batungurana bakoresha ibimenyetso bituma benshi bibaza byinshi. Shaqiri na Xhaka ni abakinnyi b'igihugu cy'Ubusuwisi, ni bamwe mu bakinnyi bagarutsweho cyane mu bitangazamakuru ko bakoresha ibimenyetso bishobora kuba bifite ubusobanuro bwa politiki mu kwishimira ibitego batsinze igihugu cya Serbia mu gikombe cy'isi cya 2018. Ni ikimenyetso cy'uko kuri ubu ingaruka zo kuvanga imikino mpuzamahanga na politiki z'ibihugu zishobora kuba mbi cyane, bityo bikaba bikwiye kwirindwa aho biva bikagera. Impamvu yo gukumira urwivangirwa rwa politiki n'imikino zishobora kuba zifitanye isano n'ibyo twagarutseho mu kiganiro cyacu cy'ubushize, aho twagarutse ku mikino y'igikombe cy'isi kuva yatangira, ariko twibanda cyane ku buryo yagiye iyoborwa n'imbaraga za politiki, ruswa ndetse n'akagambane gaherekejwe n'irondaruhu. Kuri iyi nshuro tugiye kureba ibindi bintu byagiye bibera mu mikino y'igikombe cy'isi bigafatwa nk'urugomo rwasigaye mu mateka, kugeza ubwo imikino imwe n'imwe n'ubu ikitirirwa amazina nk'ahabwa intambara cyangwa se ibitero. Nta kabuza turaza kongera kumva ingero z'aho politiki yagiye ikoresha bamwe amarorerwa, cyangwa se n'aho itangazamakuru ryagiye rigira uruhare mu guharabika ibihugu bimwe na bimwe rigamije guhungabanya imitekerereze y'abakinnyi, bityo ngo batakaze icyizere. Nk'ibisanzwe nitwa Trésor Pierre Chanel. Izi nzibutso z'ibikombe by'isi urazumva mu kiganiro Umurage n'amateka. Kuva mu 1930 nyuma ya buri myaka ine ibihugu biba byarahataniye kuzitabira igikombe cy'isi bihurira mu gihugu cyatoranyijwe mu buryo nabwo bunyura mu nzira kuri ubu ngubu zitoroshye, maze bigacakirana mu mukino wo kwishakamo igihugu kiyoboye ibindi muri ruhago. Mu kiganiro cyabanje twababwiye ibyaranze amateka y'ibikombe by'isi kuva muri 30 kugera mu 1958, aho Brazil yatwaye igikombe cy'isi bwa mbere muri uwo mwaka wa 58. Pele akandika amateka n'ubu akiririmbwa. Imyaka ine yakurikiye ibyo byishimo by'abanyabrazil batwaye igikombe. Ikindi gikombe nacyo cyasize inkuru itazibagirana cyakurikiyeho mu 1962. Iki cyabayemo umukino waretse kwitwa umukino, ahubwo utazirwa izina ry'intambara cyangwa se Bataille de Santiago, ariwo wahuje Abataliyani na Chili, dore ko Chili ari nayo yari yakiriye imikino y'igikombe cy'isi muri uyu mwaka wa 1962. Nicyo gikombe cy'isi n'ubu gifatwa nk'icyambere cyarushije ibindi kubamo amahane menshi, imvururu no kurwana, abantu bakavushanya n'amaraso. Pele ari mu batazibagirwa iki gikombe cy'isi kuko abadefanseri bose barekaga umupira ku bwende bagakocora amaguru ye ku buryo yavunitse amaze gukina imikino 2 gusa, bimuviramo kutazanongera muri uwo mwaka wose. Ibi byose ariko ntibyagarutsweho cyane nk'intambara yo muri Santiago, ari yo mukino wahuje Abataliyani n'Abanyashiri. Amasegonda 12 yakurikiye ifirimbi itangiza umukino yarahagije kugira ngo umusifuzi aha abakinnyi bose gasopo ko nibakomeza gushotorana abahana yihanukiriye. Nyuma y'iminota 12 umukinnyi wa mbere yahawe ikarita itukura. Niwo mukino abapolisi bo ku kibuga bahamagawe n'umusifuzi inshuro nyinshi baje gutandukanya abakinnyi b'Abataliyani n'Abanyashiri babaga batanye kwa kajwiga. Abapolisi binjiye mu kibuga inshuro zirenga 3. Ni iki cyari kihishe inyuma y'urwo rwango rwarenze urugero kugeza ubwo rwigaragaza mu kibuga. Abanyamakuru babiri b'Abataliyani bakoze inkuru zisebya cyane Chili, bavugaga ko imihanda ya Chili iba yuzuyemo indaya zigurisha, ko nta kintu kigenda na kimwe, ndetse ko Abanyashiri bose bakennye. Ibi byarakaje cyane Abanyashiri, ndetse nibyo byanakomereje mu kibuga. Rero ubugome bwagaragaye mu mukino wa Chili n'Ubutaliyani bwari ingaruka z'iyo nkuru, kuko itangazamakuru ryari ryibasiriye cyane Chili. Basebeje umujyi wa Santiago, basebya uko tubaho, by'umwihariko bandagaza abagore b'Abanyashiri. Ubuhezanguni bw'abanyamakuru b'Abataliyani bagatunguye abantu, kuko byari bitangaje kuba umuntu yavuga ko igihugu kikennye yirengagije ikiza cy'umutingito ukomeye wari waribasiye iki gihugu mu mezi 18 yari yabanjirije igikombe cy'isi. Uyu mutingito wangije ubuzima bw'igihugu hafi ya bwose, kuva ku mazu, ibiraro, amastade ndetse n'abantu bwabo bahasiga ubuzima. Benshi banavugaga ko igikombe cy'isi cyaje batarakira ibikomere batewe n'icyo kiza, ariko Abataliyani baza kubasonga babinyujije mu itangazamakuru ryabo. Icyo gikombe cy'isi nacyo cyegukanwe na Brazil, yakisubije ibifashijwemo na Garincha utarafashijwe cyane na Pele, bari baravunnye rugikubita
ariko mu byishimo abanyabrezil bazirikanaga uruhare aba bagabo bombi birabura bagize mu ikuzo rya Brazil. By'umwihariko Garrincha banataziraga Alegria de Povo, bivuze ibyishimo by'abaturage. Yabaye inkingi ya mwamba muri iki gikombe cy'isi, nyamara irondaruhu rya bamwe mu banyabrezil ryari ryarashatse kumuheza, uretse ko n'abaganga bari baramubujije gukina ruhago kuva na mbere. Uyu mugabo wari ukunzwe bitavugwa muri Brazil n'ahandi, yavutse afite urutirigongo rufite ibibazo by'ubumuga n'amaguru ahengamye kandi asumbana mu burebure, kuko akaguru kamwe ngo karutaga kandi santimetero 6 zose. Nyamara ngo iyo nenge y'amaguru niyo yanabaye ibanga rye ryatumaga kumwambura umupira bigorana. Nyirarume niwe witegereje imikinire ye muri ruhago yo mu mihanda no ku mucanga wo ku nyanja, asanga akwiye kumushakira ikipe mu makipe yo muri Rio de Janeiro. Bwa bumuga bwe bwatumye amakipe nka Flamengo, Vasco da Gama ndetse na Fluminense yose amutera utwatsi, ariko ikipe ya Botafogo yo iza kumwemera. Ntiyatinze kwigaragaza, abo umukinnyi ubanza mu kibuga, ndetse Brazil ihita itangira kumuhamagara mu ikipe y'igihugu, ari naho yaje kubera nk'urumuri rwa Brazil nk'uko benshi bamwitaga. Nyamara ngo nyuma yo gufasha igihugu cye gutwara igikombe cya kabiri mu 1962, ubuzima bwe bwatangiye kwinjira mu bibazo bitandukanye byari bishingiye kuri kamere ye n'amahirwe makeya y'imvune z'uruhuri. Ubusinzi, imvune nyinshi, abagore, byose byamuviriyemo kureka umupira w'amaguru imburagihe, kugeza igihe yapfiriye mu 1983 afite imyaka 50. Yapfuye aciriritse ndetse asa n'uwirengagijwe na bose. Mu 1966, nyuma ya Chili yakiriye imikino ikarangwa n'imirwano itazibagirana, Ubwongereza bwanahimbye umupira w'amaguru nibwo bwari butahiwe kwakira imikino y'igikombe cy'isi bwa mbere. Mu bitekerezo byabo, Abongereza bumvaga bagomba kwerekana ko byanga bikunda ari bo gicumbi cy'umupira w'amaguru kurusha ahandi hose ku isi. Nyamara nubwo Abongereza bari bategerezanyije amashyushyu iyi mikino, za kidobya nanone zabaye nyinshi ku buryo ndetse habura ibyumweru bikeya ngo irushanwa ritangire. Igikombe cy'isi cyitwaga icyo gihe igikombe cyitiriwe Jules Rimet, Umufaransa wayoboraga FIFA, akaba ari we wanatangije imikino y'igikombe cy'isi, cyaburiwe irengero. Kikaba cyari cyarajyanywe mu bubiko bwo mu nyubako izwi cyane i Londres bita Chateau de Westminster. Nibwo bwa mbere igikombe cy'isi cyibwe. Ibi byari igisebo ku gihugu cy'igihangage nk'Ubwongereza, kuko byagaragaje ko Abongereza badakunda umupira cyane, niba bamwe muri bo barashoboraga kwiba igikombe cy'isi kizakinirwa. Abanyabrezil bo bavuze ko iwabo nta muntu watinyuka kwiba igikombe cy'isi, kuko bose bakunda umupira bakanawuha agaciro nk'uko Pele yabitangaje. Nyuma ariko igikombe ngo cyaje kuboneka nubwo ibibazo byari byabaye uruhuri. Abasesenguzi batangaje ko ibi byaturutse ku burangare bw'inzego z'umutekano z'Abongereza bagombaga kurindira ibuye ry'agaciro ryahabwaga igihugu cyahize ibindi mu guconga ruhago. Ingamba z'umutekano zose zari zafashwe ntizubahirijwe. Bari bashyizeho abarinzi 4 bahoraho, ariko siko byagenze kuko igikombe cyibwe hari abarinzi 2 gusa, kandi bari bagiye mu karuhuko ko gufata amafunguro. Umuntu rero yarabacunze ku jisho afata igikombe ahita burirwa irengero. Inzego zishinzwe ruhago mu Bwongereza zahise zishyiramo ko zitazakibona ku buryo ku ya 22 Werurwe, iminsi 2 nyuma yo kwibwa ikw'igikombe, bendaga gufata umwanzuro wo gukora igikombe cy'ikiganano ngo batazaseba, ariko wari wakibye ahita atangira gusaba ingurane ingana n'ibihumbi 15 by'amapaundi. Aya mafaranga rero yari menshi cyane mu 1966. Federasiyo yise yumva ko itazayishyura, ihita itangira gukorana na polisi, kandi icyo gisambo cyari cyababujije kuvugisha polisi. Igisambo rero cyaje kubaha randevu, haza n'abapolisi 2 bagombaga gukurikiranira hafi, ariko hitaruye ari umupolisi n'umupolisikazi bari bigize nk'abateretana, ariko igisambo cyari cyabitahuye kiracika, ndetse kiba n'imodoka y'abapolisi uko cyari cyabibonye ko batari bazi aho cyahishe icyo gikombe. Mu gihe iperereza ryasetaga ibirenge, Ubwongereza bwibaza ukuntu imikino izatangira nta gikombe cy'isi gihari. Icyo gikombe cyaje kongera kuboneka mu buryo butangaje kandi butunguranye, aho imbwa yitwa Pickers ariyo yakivumbuye aho cyari gihishe mu gihuru cyo mu majyepfo y'Ubwongereza. Abongereza bose bamenye iyo mbwa yavumbuye igikombe cy'isi, ndetse yanahawe umudari icyumweru kimwe mbere y'uko itariki y'itangira ry'igikombe cy'isi igera.
nyuma yo gusubiza agatima impembero imikino yaratangiye ndetse itangirana n'agashya ko kuba aribwo bwa mbere yari igiye gutambutswa kuri televiziyo mu gihe nyine iri kuba aribyo twita live. Iterambere ryari rimaze kuza ku buryo ibihugu byo muri Amerika y'Epfo byazaga mu Bwongereza n'indege, dore ko kugeza iki gihe nta yindi migabane yakinaga igikombe cy'isi uretse Uburayi na Amerika y'Epfo. Ibihugu bya Afurika byagombaga kwitabira iki gikombe cy'isi ariko byari byarivanyemo kubera ibyo bari barise agasuzuguro ka FIFA. Muri iki gikombe cy'isi cyakinwaga ku nshuro ya 8 cyatangijwe n'umwamikazi Elizabeth wa kabiri ku mukino wa nyuma Ubwongereza bwahuye n'Ubudage. Ubwongereza butwara igikombe n'ubu kikibazwaho niba ari icyanyacyo cyangwa se ari ikindi gikorano cyari cyarakozwe mu gihe icyanyacyo kibwaga. 1970 indi myaka inishize yari insura nshya, ahantu hashya n'ibibazo bishya. Igikombe cy'isi cyabereye muri Mexique ariko amateka yibuka cyane byabereye muri Brazil yari ifite ikipe ikanganye cyane muri ibyo bihe, ifite Pele, Tostao, Paulo n'abandi bakinnyi bakomeye. Iki gikombe cy'isi cyatwawe na Brazil ku buryo bworoshye, yari ifite amacenga menshi, ihererekana riryoheye y'ijisho ndetse n'ibitego byarushije ibindi kuba byiza. Ikipe yandagaje Abataliyani ku mukino wa nyuma maze yemeza abantu bose ko yari ikipe y'akataraboneka. Nyamara mbere gato y'imikino y'igikombe cy'isi, iyi kipe nibwo yahawe umutoza mushya witwaga Zagallo. Bivuze ko umukino mwiza nibyo bakoze atari we wabibafashije kubitegura. Ubuhanga n'ubushongore bw'iyi kipe ngo byari umusaruro w'undi mutoza witwaga Joao Sardagna watozaga Botafogo, ariko uyu akaba ataravugirwagamo mu gihugu cyari kiyobowe n'igitugu gikabije. Uyu niwe wari umaranye igihe n'ikipe ndetse niwe wari warayifashije kubona itike yo kujya mu gikombe cy'isi. Nyamara nyuma haje igisa n'akagambane kivanzemo itangazamakuru ryatangiye kuvuga ko Pele atazakina igikombe cy'isi kuko ashaje cyane akaba atagishoboye gukina, bitandukanye n'ibyo umutoza Sardagna yavugaga ko azamugenderaho nk'ibisanzwe. Umutoza Zagallo washakaga gufata umwanya wa Sardagna nawe ari mu bavugaga ko ikipe ikwiriye amavugurura ihereye ku gusiga Pele, bavugaga ko ashaje. Ibitangazamakuru byatangiye kwibaza kuri Pele, byinshi byavugaga ko yarangiye. Yari amaze kugira imyaka 28, icyo gihe benshi barekaga gukina bafite imyaka 30, kandi Pele yari afite akazi kenshi yakoraga nko kwamamaza cyane. Batangira kuvuga ko yarekeye kwita ku mupira ahubwo yagiye mu gucuruza izina rye. Umunaniro wa Pele, gusaza, kudakunda umupira nibyo byirirwaga mu kanwa k'abashakaga kugaragaza ko umutoza Sardagna adashoboye, ariko sibyo byatumye yirukanwa ku butoza bwa Seleção, ekipe ya Brazil. Icyatumye yirukanwa ni amagambo yavuze yerekana ko yanze agasuzuguro k'umukuru w'igihugu wari umunyagitugu kubi. Ibintu byatumye n'ubu Sardagna afatwa nk'umwe mu bafunga mutwe n'indatsimburwa zabayeho muri Brazil mu gihe ubutegetsi bwivangaga mu mupira w'amaguru. Abasirikari n'abandi bayobozi bakagira uruhare mu gushyira abakinnyi bishakiye mu ikipe y'igihugu, umutoza yabishaka atabishaka. Hari umunsi Perezida General Medici yatanze interview avuga ko Sardagna agomba kuzahamagara umukinnyi Perezida yikundiraga. Sardagna nawe yarasubije ati, wowe iyo ugiye gutoranya abaminisitiri ntunsaba igitekerezo, rero nyakubahwa nanjye mu ikipe yanjye niyo utoranya si wowe. Ibyo byahise bikurikirwa n'icyemezo cya Perezida wa Federation ya Brazil witwaga Joao Havelange, wahise yirukana Sardagna ku butoza bw'ikipe y'igihugu. Zagallo nk'uko yari yarabiharaniye akaba n'inkoma mashyi kuri guverinoma y'igitugu, niwe wahise ahabwa akazi ko gutoza no gutoranya abakinnyi, selectionnaire. Uyu yabaye inyaryenge, ntiyagira icyo ahindura na kimwe ku byo mugenzi we wari wirukanwe yari yaratoje ikipe, ndetse ntiyanasiga Pele kandi aza kumukinisha nk'inkingi ya mwamba nk'uko Sardagna nawe yari yarabiteguye, bihabanye n'ibyo yatangazaga mbere y'uko aba umutoza. Icyo gihe ngo ntibyari byoroshye kuko abakinnyi bakoraga imyitozo bagenzurwa n'abasirikari bagera kuri 15 byibuze, kandi ngo iyo byabagaho ko bakeka ibintu byo kunegura ubutegetsi ku mukinnyi uwo ari we wese baramufungaga cyangwa se bakanamukorera iyicarubozo. Ibi byaranakomeje, abakinnyi benshi bazira ubusa, ariko bucece
kugeza ubwo Pele yabaye ibamba ubwo yategetswe n'abajenerali b'abasirikari gusubira mu ikipe y'igihugu yagombaga kujya gukina igikombe cy'isi mu 1974 mu Budage, kandi we yari yarasezeye mu mikino mpuzamahanga. Muri uyu mwaka w'1974 ni nabwo igikombe cy'isi cyarekeye aho kuba igikombe cya Jules Rimet cyakinirwaga n'abanyaburayi n'abanyamerika y'epfo gusa, ahubwo kiba igikombe cy'umubumbe wose, ari nabwo cyahawe isura nk'iyo tukiziho nonaha. Izo mpinduka ariko zanazanye n'ibibazo by'uruhuri bindi, nk'uburyo Ubudage bwari bwaracitsemo ibice bibiri, uburasirazuba n'uburengerazuba, kubera intambara y'ubutita. Ibice byombi byahuye bwa mbere mu mupira w'amaguru. Igihugu cya Chili cyari kiyobowe n'ubuhezanguni bw'umunyagitugu Pinochet. Ibikabyo n'inzozi za Mobutu wayoboraga Kongo icyo gihe yitwaga Zaire, ndetse n'ibibazo by'ingutu byabaye hatorwa perezida mushya wa FIFA, byose biri mu byaranze uyu mwaka w'1974 wanakinwemo igikombe cy'isi. Mu 1973 Abadage bo mu burengerazuba bari barimbanije imyiteguro y'igikombe cy'isi, mu gihe mu birometero 12,000 uvuye mu Budage muri stade y'igihugu cya Chili nabo bateguraga iki gikombe cy'isi mu buryo bundi buhabanye n'ubumenyerewe. Iki gihugu cyari mu majonjora yo gushaka itike y'igikombe cy'isi, cyari cyarafashwe n'ubutegetsi bw'abasirikari bari bayobowe na General Pinochet ku ya 11 Nzeri muri uwo mwaka. Aba barashe bikomeye iyari presidence, ndetse bafata stade y'igihugu bayigira gereza y'imfungwa zitavugaga rumwe n'ubutegetsi bushya. Benshi bafungiye muri iyi stade banicirwamo bazira kugerekwaho ko batakira neza ubutegetsi bushya bwa Pinochet, abandi ariko bakicwa nta n'impamvu namba. Iyi stade yatangaga ibyishimo, yabaye urwibutso rw'imfu z'inshuti n'abavandimwe. Ku manywa na nijoro abasirikari bari bafite imbunda basohoraga umuntu bakamwicira mu kibuga. Yabaga ari inshuti, umuvandimwe cyangwa undi muntu. Byari bibabaje cyane, bica ibice mu gihugu. Kuva icyo gihe iyo stade yari yarabaye uburoko bw'imfungwa z'abasivili, ntiyongeye kugira isura yayo nziza. Mbere twayizagamo umutima ukeye, ariko uburaza ugahita wibuka ibibabaje. Nyuma y'ibyo iyi stade niyo yari yateguriwe kwakira umukino wagombaga guhuza Chili n'ubumwe bw'abasoviete URSS, mu rwego rwo kureba ugomba kujya mu gikombe cy'isi mu Budage hagati y'ibyo bihugu byombi. Abasoviete bakunze kuvugwaho kutita cyane ku burenganzira bwa muntu. Batunguranye aha muri Chili bavuga ko uburenganzira bwa muntu ari bwo bwa mbere, bityo ko batagomba gukinira kuri iyi stade. Byanavugaga ko yaba ikirimo abapfu n'izindi mfungwa, mbese yarabaye ishusho y'igitugu ku isi yose. Abayobozi ba FIFA nabo bari bahamagajwe ngo bagenzure niba koko abantu bashobora gukinira kuri iyi stade yari nka gereza, ariko aba barahageze ntibita kuri byinshi, binjira ku kibuga bavuga ko niba ikibuga kimeze neza abantu bashobora gukina nta kabuza. Umukino wiswe umukino utarabaye cyangwa se match fantôme, kubera uburyo ikipe ya Chili yasuhuje abantu muri stade itangiza umupira iri yonyine, kuko Abarusiya bari banze burundu gukinira ku kibuga cyamenweho amaraso y'inzirakarengane kandi hashize igihe gito. Icyatangaje abantu ni ukuntu uwo mukino FIFA yategetse ko uba bitandukanye nuko mpagazindi ziterwa. Waratangiye abakinnyi ba Chili batsinda igitego kuri ekra hiyandikamo ko Chili itsinze igitego 1-0 bwa URSS. Ubundi umusifuzi ahagarika umukino, Chili ibona ityo itike y'igikombe cy'isi itsinze URSS igitego 1-0. Pinochet yanakiriye abakinnyi b'ikipe y'igihugu ya Chili mbere yuko bajya mu Budage mu kwezi kwa gatanu mu 1974. Abakinnyi bose bari basabwe gusuhuza Pinochet bamuhaye ikiganza, ariko umukinnyi umwe witwaga Carlos Caseri we yanze kumusuhuza, amwima ikiganza. Ni ibintu bitubamo twebwe ba rutayizamu, gufata umwanzuro wo gutsinda ntubitindaho. Nanjye sinzi niba ari umurava n'ubutwari gusa byanjemo, ngira ubwoba ariko nihagararaho, nanga kumusuhuza. Nisanze byamenyekanye ku isi hose, ni nayo mpamvu byaje kungiraho ingaruka. Mu gihe uyu mugabo yari yagiye mu Budage gukinira Chili, yaje kubwirwa ko nyina yashimuswe, aza kumenya ko yanakorewe iyicarubozo ahorwa igikorwa cy'umuhungu we Caseri. Ikipe ya Chili ikigera mu Budage yakiriwe n'ikipe y'abasirikari barinda umutekano bikomeye kurenza uko barindaga andi makipe, ndetse n'abaturage baje kuyakira bafite ibitambaro byamagana igitugu cyo muri Chili, mbese nk'aho abakinnyi
bo muri Chili ari bo banyagitugu nyine. Uretse uwo mwuka mubi ariko n'ibirori byari byitezwe ku itariki ya 13 Kamena mu 1974 ubwo igikombe cy'isi cyagombaga gufungurwa ku mugaragaro, nabyo ntibyagenze uko bikwiye kuko ikipe y'Ubudage bw'uburengerazuba yitwaga RFA yakinaga n'Ubudage bw'uburasirazuba bwitwaga RDA, ibihugu bitarebanaga neza mu ntambara y'ubutita. Abakinnyi bo nta mutima mubi bari bafite mu kibuga, ariko abayobozi b'ibihugu byombi bo barebanaga ingwe. Nyuma y'uwo mukino RDA Ubudage bw'uburasirazuba bwatsinzemo Ubudage bw'uburengerazuba bwari buzwiho gukomera muri byose. Hakurikiyeho undi mukino ukivugwa n'ubu mu mateka y'igikombe cy'isi. Zaire, ubu ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yari yarabaye iya mbere mu makipe ya Afurika yabonye itike yo gukina igikombe cy'isi. Mobutu Sese Seko yafashe intsinzi nk'ibigwi bye bwite ndetse anakira abakinnyi mbere y'uko bajya mu Budage, anabemerera gahimbaza musiki gatubutse mu rwego rwo kubafasha kwitwara neza no guhesha ishema Zaire. Ikipe ya mbere y'abirabura yakinnye igikombe cy'isi, ibyo ubwabyo byari byabaye nk'inkuru na mbere y'uko bakina, maze umunsi w'amateka uragera. Umukino wabahuje na Yugoslavia bakora ibishoboka byose, batsindwa ibitego 8. Amateleviziyo, amaradiyo ndetse n'ibinyamakuru byandika byose byagarutse kuri uyu mukino, biseka cyane abazayirwa, bimwe biranarengera bishyiramo irondaruhu rikabije, aho bavugaga ko abirabura badafite ubwenge buhagije bwatuma bahuza umukino nk'uko abandi babigenza, akaba ari nayo mpamvu batsinzwe ibitego byinshi, kandi nyamara harimo bamwe mu bakinnyi b'abazayirwa bari bazi gukina. Abantu bose basetse les Léopards du Zaire, aba bakinnyi ba Zaire batazi impamvu nyakuri yatumye bemera gutsindwa ako kageni. Byamenyekanye nyuma gato ko uduhimbaza musiki bemerewe na leta tutigeze tubageraho na rimwe, ndetse mbere y'uko bahura na Yugoslavia nibwo bamenye uko kuri. Uduhimbaza musiki twabo ntitwigeze tubageraho, ahubwo bamenye ko Minisitiri wa Siporo muri Zaire ari we wagumanye ayo mafaranga yose. Iyi kipe yafatwaga nk'intwari ubwo yajyaga kurira indege, yagarutse ishinjwa gusebya no kwandagaza igihugu cyose cya Zaire. Bivugwa ko bo n'imiryango yabo bagezweho n'ingaruka zitoroshye na gato, cyane ko na Mobutu yarazwiho ko umuhezanguni mu byo yakoraga byose, utibagiwe n'ibihano. Umukino wundi wagumye mu mateka ni ikipe y'Ubuholandi yari ifite ibikomerezwa birimo Johan Cruyff yatsinze Argentina ibitego 4-0 ibifashijwemo n'uburyo bushya bwo gukina, aho abakinnyi bose b'Abaholandi basatiriraga rimwe, bajya no kugaruka bakajya kugaririra rimwe. Ibi ariko ntibyabujije ko Ubuholandi bwa Johan Cruyff butsindwa ibitego 2-1 n'Ubudage bwa RFA, no kuvuga Ubudage bw'uburengerazuba bwari buri mu rugo. Benshi bibajije uburyo ikipe y'Ubuholandi yari yarabiciye bigacika, ku buryo nta yindi byagereranwaga yatsinzwe na RFA, ariko abakurikiranye neza basanze itangazamakuru nanone ngo ryari ryagize uruhare ngo riteshe umutwe Johan Cruyff mbere y'umukino. Iminsi 2 mbere y'umukino wa nyuma bivugwa ko Cruyff n'abandi bakinnyi bagenzi be bagize umunsi mukuru muri hoteli imwe, maze ibitangazamakuru byandika ko Johan Cruyff yijanditse mu nzoga agasinda, aza no gukora amabi n'abakobwa bakiri batoya benshi bari bamukikije. Ibi byatumye umugore we ateza ubwega, baratongana biratinda. Johan agerageza kumubwira ko bamuteranyije nawe kubw'inyungu zindi, ariko undi yanga kubyumva, binatuma uyu rutayizamu w'Umuholandi wari na kapiteni akina adatuje kuko yatekerezaga ibibazo bye. Umugore wa Cruyff yari yarakaye, bavuganye amasaha menshi kuri telefone, binatuma akina nabo umukino wa nyuma. Icyo kibazo cyanatumye Cruyff yanga kujyana n'ikipe y'igihugu muri Argentine mu kindi gikombe cy'isi, aho yanze gusiga umugore we. Nanone twavuga ko ibyo binyoma by'itangazamakuru byabujije Ubuholandi ibikombe by'isi bibiri, iki1974 n'iki1978. Nyuma y'intsinzi y'Ubudage bwatwaye igikombe mu 1974, hahise hatangira kuvugwa inkubiri mu matora y'umuyobozi wa FIFA. Stanley Rous wari usanzwe ari perezida wa FIFA yari inyangamugayo ariko ashaje cyane
kuko yari amaze kugira imyaka 84. Yari ahanganye mu matora n'umunya-Brezil twavuze wari perezida wa federasiyo ya ruhago muri Brezil witwaga Joao Havelange. Uyu ntiyarakunzwe namba, ariko yafashijwe kujya ku butegetsi n'umudage w'umushoramari wakomokaga ku muryango wa Adidas. Nyuma aza gushinga sosiyete ye y'iyamamazabikorwa yise ICL. Uyu mushoramari yatangiye guhabwa amasoko yose ya FIFA kuko Havelange yaramaze kuba perezida wa FIFA kandi ariwe wabimufashijemo. Igisekeje ni ukuntu amasoko yose ya FIFA yatangiye kwiharirwa na UCL. Buri gikombe cy'isi yinjizaga miliyari 2. Nabonye impapuro zibanga nahaye BBC zemezaga ko byibuze average yaba yarahawe na miliyoni 200 za ruswa. Ngo kuko ruswa yatangiye kwinjira no kuyobora ibikorwa by'ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA. Ntuzacikwe n'ikindi gice kizakomereza ku gikombe cy'isi cyo muri Argentine mu 1978 cyateguwe mu mwuka wa gisirikari, aho ubutegetsi bwakoresheje imbaraga z'umurengera kugira ngo kibere muri iki gihugu, kandi Argentine ikaba yaragombaga kugera kure hashoboka yakina neza cyangwa nabi. Ni isura y'igikombe cy'isi cyagiye cyihishwa inyuma n'imbaraga za politike, ruswa ndetse n'ubucuruzi. Nge nitwa Trésor Pierre Chanel Ndayisenga. Ikiganiro cyo n'umurage n'amateka. Red Blue JD. Red Blue JD.